What's up people, what's up friend guys, nizere ko meze neza. Ndakeka mumeze kumenyera. Nshuti yanjye wowe utari wakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro bya buri munsi. Hano ku ibanga ry'umunsi hamwe na Patrick. Uyu munsi hari akantu nshaka kunza kukwibira wowe nshuti yanjye. Ubu nkurikira. Akantu nshaka ko tuganiraho keza cyane kukuntu wakiteza imbere. Umuntu aba afite umushinga abana n'inshuti ze, inshuti zawe zo ntabwo twamenye ibyo ziba ziri gutekereza, ukabona nka mugenzi wawe arayiguriye nk'urwo rukweto nawe ukagwifuza, kandi mu kugwifuza wowe hari imishinga wagenye mbese ugomba gukemura, cyangwa ari ikintu wihaye nk'intego yuko hari ikintu wakigezaho nyine, ugasanga nawe wese wifuza kurugura urukweto ugiye uraruguze, tuvuge n'urugero rusibugura cya kintu washakaga ntago uzaba ukikigezeho. N'ubu nari nshatse kuvuga ati nimba wihaye intego, ufata intego ati kugira ngo utere imbere nuko wiha ku ntego, nta ntego ufite mu buzima bwawe nta kintu wageraho. Ushatse nko kuba ati nshaka kuzacuruza, bati mu mezi 8 nzatangira nko ku bintu bya 200,000 kugira ngo uzagere kuri ayo mafaranga 200,000 nuko wiyintego. Umara gufata intego ntacyo utageraho warafashe intego mu buzima bwawe. Bati korera ya fata mu rugero ukora nk'ibihumbi 50, muri 50 bati ngiye kujya mpemba ya tarani nzi saving bati ahanyapangiye kuko ari umushinga uyu nzakora mu bucuruzi cyangwa wo gucuruza ibindi bintu sinzi. No bya bintu upangiye atarane ukaba ati ko byagenda kose ben nizo ndakoresha tarane nzi zibike ku ruhande nizo kuzakoresha umushinga. Ukuntu rero wabigenza ngo kugira ngo udasesagura amafaranga, wibona ibya mugenzi wawe afite ngo ubyifuze. Icyo kintu cya mbere. Cya kabiri, wikora ikintu ugendeye kuri bagenzi bawe, kora ikintu ugendeye kuri weho, ko ikintu kitwisha kigatuma tutanatera n'imbere nuko tubona mbona mugenzi wanjye yambaye nk'ako gapantaro nadafite ngahita nanjye nkifuza. Na mugenzi wanjye yagiye nko duhure nk'ahantu mu gasoko yagura nk'agapira, nanjye ngiye guza agapira ansumbye ikise nanjye reka nkagura. Kandi muri make hari intego wihaye, ya ntego ntabwo uzaba ukigezeho. Mugenzi wawe ntuzigere gutekereza ntuzaba amafaranga yakuye. Guys, buriya kugira icyo wigezaho bisaba imibare myinshi, bisaba no mu mutwe ufungutse mu mutwe, kuko udafungutse mu mutwe nta kintu wageraho. Ya ntego wihaye urumva ntabwo uzaba ukigezeho. Nshuti yanjye reka kugira ishari, nawe igihe nikigera bizaza, bijya ibyawe byazakunda ibyabo biri kwanga. Mpamvu wibona mugenzi wawe ikintu afite ngo umugirire ishari, uzongere kuba kiriya kintu ukifuze, nawe bizaza mu gihe cya nyacyo. Igihe cya nyacyo ntabwo kiragera, nikigera bizaza nta kibazo. Ahubwo reba imishinga uri gupanga aba ariyo ukora igikenewe, bijya gukora n'ibidakenewe. Kandi inshuti yanjye irindi banga mutari muzi nuko nta kintu wageraho nta nshuti ufite, nta bavandimwe. Uri ufite inshuti, ufite abantu biragenda. Ko nta nshuti ufite ugomba gushaka inshuti mu gihe uri gushaka gukora business. Ntabwo uzakora business nta nshuti ufite ngo igende. Ugomba gushaka inshuti, kandi waba ufite inshuti ukazereka urukundo ntuzijyanye. Gushaka nawe za nshuti zitarakubesha, inshuti zibesha umuntu ugasanga nizo kukujyajya. Hari icyo zigushakaho, ukari inshuti nzima nyine zigufasha, kuko ufite inshuti ntacyo utageraho. Kandi ntabwo mubwiye ngo ujye kureba za nshuti zitagufite akamaro, za nshuti zo kuza.
ziri kugutesha umwanya, oya apana, izo ngizo zireke, ntabwo ari inshuti. Izo ngizo ni izo kugutesha umutwe. Kandi ikindi inshuti yanjye ugomba kumenya, muri bizinesi nta mikino, kandi ugomba kujya gukora bizinesi wishyizemo no guhomba. Hari ukuntu umuntu atangira bizinesi akaba ariko atarishyiramo ikintu kuko ashobora guhomba. Nujya gukora bizinesi utari kwiyumvisha ko ushobora no guhomba, icyo gihe ntabwo wakora nk'iyo bizinesi igende. Ugomba kwicamo uti nshobora gukora bikanga, nkongera ngakora. Umuntu akora ikintu byakanga agahita acika intege. Buriya nshuti yanjye, ari ucikira intege niho abandi bahita batangirira bagakomeza. Ngewe ucitse intege, aho ucikiye intege niwo nkomereza. Ugomba gukora ni ugukora, byo gucika intege wapi. Kora ukirinda gucika intege, ko kwa kundi ucika intege hari undi uza agahita atangira aho wari ugeze, agahita azamuka. Igihe wagakwiye gukora ugahita ugera ku byo wari ushaka, aho kuko wacitse intege ntabyo ubonye. Yasa murakoze, ikindi gice nacyo nzakibagezaho ejo.